Yes, reka mbasuhuze kandi nongere kubifuriza kugubwa neza no kugira umunsi mwiza, igicamunsi cyiza bitewe n'igihe cyose wumviye iyi video yacu. Amahirwe rero yongeye yagarutse, ni amahirwe adasanzwe, hamwe tuba tureba abantu bafite impano cyane cyane izijyanye no gukina amafilime ndetse n'izindi mpano zose zigiye zitandukanye ariko zijyanye n'ibijyanye na sinema. Bivuze ko twebwe icyo dukora ni ibijyanye n'amafilime, full movie ndetse n'amafilime y'amaseri. Abantu rero baba biyaminiye cyangwa se baba bafite izo mpano ariko barabuze aho bazigaragariza n'aho baca. Uyu ni umwanya wabo, ni urubuga rwabo. Mbega iki ni ikiganiro tugiye gutangiza kizajya kizamura impano z'abanyarwanda, baba abakobwa, abamama, abagabo, abasore ndetse n'abandi bose bifuza kuba bakinjirira kuri iki kiganiro bakaba babona amahirwe yo gutangira gukina filime. Ese wari ubizi neza ko filime uretse uburyo bwo kubikina gusa ngo ube umusitari cyangwa winezeze, ahubwo ari n'akazi katunga abantu ndetse kakabahindurira ubuzima? Mbega ukaba wabibyaza umusaruro bikagera ku rwego rwo kukwinjiriza akayabo k'amafaranga menshi, bikagutunga, bigatunga n'umuryango wawe, bigatunga urugo rwawe. Ni akazi nk'akandi, nubwo abantu benshi bakunda kubibona nk'ibintu biri aho ngaho, ariko buriya icyo bita filime n'umukinnyi uzikina ni abantu bakomeye cyane, ni ibintu bitunze, ni nabyo bifite uruhare runini ku isi cyane cyane, kuko buriya murabona yuko muri iki gihe amatelefoni yadutse, abantu benshi twirirwa kuri social media tureba amavideo agiye atandukanye menshi nyine. Hari n'abandi rero bajya kuba DJ bisanzwe bakajya gufatisha amafilime, ntabwo ari ukuvuga ngo ni filime nyarwanda gusa, ahubwo hari n'abafatisha ibihinde, Philippine, amoko yose ya filime. Biravuze ko rero buri muntu wese ikigera arimo cyose uba usanga akunda filime, yaba umwana aba umuntu mukuru uba usanga akunda filime. Kandi uburyo filime zitugeraho ni uburyo bw'amafaranga. Buriya waba uzikura kuri DJ, aho waba uzikura hose, umenye ko aho zikura zijya kumugeraho yatanze amafaranga, nawe zikakugeraho utanze amafaranga. Izo nyungu zose rero guhera aho wazikuye ziragenda zikagera kuri nyiri gikorwa. Ibyo ngibyo rero nawe nibwo buryo inyungu z'ibyo wakinye bikugarukira. Uretse rero kubijyamo winezeza cyangwa se ngo uhinduke umusitari, ahubwo byanagutunga kandi bikaguhindurira ubuzima. Urumva ko rero ni uruhererekane umukina filime. Ibi ngibi nabyo rero ushobora kwibaza ngo ese abantu kugira ngo bahembe umukinnyi wa filime bigenda gute cyangwa bikorwa bite? Muri iki gice cya mbere cy'iki kiganiro ngiye kubibasobanurira byose uko biba bimeze, kugira ngo tugendane step by step, kugira ngo namwe mujye kwiyandikisha kuri uyu munsi wa none, mwiyandikishe muzi ibyo mugiyemo uko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero twahereye ku ruhererekane. Buriya turahera ku rugero rw'umudije, nk'abantu bajya kugura filime. DJ kugira ngo abone izo filime aba yaziranguye, aho yaziranguye nabo baziranguye haba hari imbuga cyangwa se ama website ashinzwe gucuruza filime. Wenda tuvuge urugero, hari urubuga cyangwa se website yitwa Netflix ishinzwe kutugezaho filime. Niho bariya bazisobanura bazikura, yaba Rocky ndetse n'abandi basobanuzi. Hariho n'izindi website nyinshi, ariko abenshi hari igihe uzareba filime ubone hatangizwa n'ijambo rya Netflix. Nzagenda mbigarukaho nanabibasobanurira. Aho ngaho rero niho ba Rocky bazikura, nabo kugira ngo bazikure kuri iyo website bishyura iyo website. Rocky nawe kugira ngo umukureho filime yasobanuye ukamwishyura, uwamwishyuye nawe akaziha DJ nawe akaziha mwebwe muzireba, namwe mukamwishyura. Nuko nguko rero bigenda bihererekana. Noneho rero iyo Netflix nayo ihemba abakinnye ya filime ndetse n'abayanditse, ikanashoramo amafaranga ikayibagurira. Urumva ko inyungu zigeze ku mukinnyi, zigeze no kuri nyiri kuyicuruza. Nuko nguko bigenda bihanahana. Mu Rwanda rero twebwe bigenda bite kugira ngo duhembe abakinnyi, abo bantu babone inyungu ndetse n'uwayikinishije n'umukinnyi we bwite bose babone inyungu? Ni ukuvuga ngo mu Rwanda kubera ko ibintu bya website bitari byatera imbere, ikintu cya mbere gikorwa mu Rwanda, amafilime tuyashyira kuri YouTube. Noneho rero abantu bayirebye kuri YouTube, ubwinshi bwabo, cya kigero cy'ubwinshi bwabo nicyo YouTube igenda ikareba, aricyo bita views. Izo views rero nizo YouTube igenda ikavunjamo amafaranga maze ikayahemba nyiri gikorwa, ubwo ni nyiri filime. Hanyuma nyiri filime nawe ya mafaranga akaba yatangira kugenda ayagabagabana cyangwa se ayahemba abakinnyi bikurikije na budget cyangwa se uburyo aba yarateguyemo system ziwe.
ariko rero buriya kugira ngo YouTube itangire guhembera kuri views byibuze cyangwa se views zitangire kugira agaciro zitangire kubara no guhera kuri views igihumbi. Igihe cyose rero uri gukina muri filime itaragira views igihumbi kuzamura uhita umenya yuko nta giceri na kimwe bari binjiza. Bivuze ko byibuze guhera ku gihumbi kuzamura kugeza ku bihumbi nka mirongo ingahe nibwo amafaranga aba yatangiye kuboneka. Ndizera neza ko ibyo ngibyo mubisobanukiwe kandi ibingibi biri mu bibazo nzababaza. Bivuze ko rero nimba maze kubasobanurira tugiye kwinjira noneho mu buryo tugiye kuzamuramo impano zanyu cyangwa se kubifuza gukina. Mbere na mbere nimero ni 07 20 36 580 07 20 36 580. unyandikire kuri WhatsApp. Guhamagara nago bikunda, munyandikire kuri WhatsApp abantu mufite impano mushaka gukina filime tubashe kugenda tuvugana. Ibizami rero bizakorwa gute? Tuzagenda iyo umuntu yanditse bwa mbere yohereza amafoto ndetse n'ibindi byose nyine byuzuzwa ugakurikiza amabwiriza maze watsinda nawe ukaza mu banyamahirwe bahita babona umwanya wo gutangira gukina filime nta zindi mbogamizi, nta bindi byo gushakisha, nta mafaranga, nta kiguzi, ku buntu mu gihe wamaze gutsinda. Icyitonderwa, abantu barebwa n'aya mahirwe murasabwa kwandika guhera uyu munsi kino kiganiro cya mbere kinyuzeho. Uwabanje cyangwa se uwanditse iyo ikijami kimutsinze ntago yongera gukora ubwa kabiri. Bivuze ko nta mahirwe aza rimwe. Bivuze ngo nimba rero wumva uri tayari uze kugerageza, nutsinda ikizami nawe uzakomeza muri abo banyamahirwe. Abatsinzwe tuzabakusanya ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Abikizami kizajya gitsinda baze muri casting noneho imbona nkubone bakore turi kumwe, hanyuma abazatsinda nibo bazakomeza gukina filime. Ubwo rero urumva yuko abantu mwese muhawe ikaze, abantu mwari mwaraboze aho muzamukira iki kiganiro. Ndizera yuko kigiye kuzamura impano zacu. Uko bimeze, abazajya batsinda ibyo bizami bazajya batangazwa mu kiganiro gikurikiraho kuri YouTube mu rwego rwo kugira ngo n'abandi bumve neza ko abantu batsinze bibe binyuze mu kuri. Bivuze ko abagiye kugerageza guhera uyu munsi wa none bazotangazwa ejo mu kiganiro igice cya kabiri saa 8 za nimugoroba nibwo bazatangazwa. Tuvuge ngo runaka na runaka nibo batsinze iki kizami. Abo bazajya batsinda rero bazajya bahabwa gahunda y'umunsi yo kuzaza kwagitingiraho muri filime cyangwa se bitewe n'uburyo bazajya baba bavuganye na nyiri bikorwa. Ubwo rero ndizera neza ko aya mahirwe abari bayakeneye bagiye kuyabyaza umusaruro. Nimba aya mahirwe rero weho bitakureba cyangwa se wenda udashoboye kuba wakina filime cyangwa se utanabikunda, gerageza iki kiganiro gisharinga inshuti zawe, kubera ko hari igihe baba bakunda gukina filime. Weho aya mahirwe nubwo atari ayawe, ariko hari igihe ushobora gusanga abavandimwe bawe cyangwa inshuti zawe babikeneye barabuze aho bazamukira, bityo ukaba waba umukoreye ikintu cyiza kandi akazagushimira. Nawe rero gerageza iki kiganiro ugihereze bashuti bawe bandi, ugisharinge kuri WhatsApp, ugihe inshuti zawe byibuze abantu 5. nuza kukiba uraza kuba ukoze umurimo mwiza nawe wo kudufasha guhiga impano z'abanyarwanda kugira ngo turebe ko twakiteza imbere muri rusange. Abandi rero bakenewe ni abantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo bikamenyekana. Abantu mushaka kwamamaza namwe amarembo aruguruye muri kino kiganiro. Ibyo wamamaza byose nawe ubwawe ushobora kwiyamamaza. Ushaka kwamamaza TikTok, imbuga zawe kugira ngo zimenyekane, ushaka kuzamura YouTube channel zawe, ushaka buri kimwe cyose wifuza wumva ushaka kwamamaza, amafilime, amakomedi, twa tuntu twose wirirwa ukina, buriya biba byiza iyo twamamaje kugira ngo ibintu bigende neza. Buri mafaranga yose turayafata tukakwamamariza guhera ku note y'ibihumbi 5 kuzamura. Ayo mafaranga turayafata kandi tukakwamamariza ibintu bikagera kure. Hari n'igihe nawe ushobora kuba ushaka kuba icyamamare, bikaba ngombwa ko hari inkuru yawe twasangiza abantu, cyangwa se ukaba ufite amakuru meza ushobora gusangiza abantu, cyangwa se inkuru yawe. Ngira ngo mujya mubona uburyo abantu bavuga ku nkuru, bakabavuga mu nkuru, bakabavuga mu biganiro. Nawe rero nimba biriya bintu bishaka, cyangwa se inkuru yawe n'umukunzi wawe ukaba ushaka kumutungura ngo tubakoreho inkuru y'urukundo weho na couple yawe, nabwo ntabigufashamo. Icyo usabwa ni ukunyandikira kuri
kuri WhatsApp kuri 0792365880 ukanyandikira ukambwira uko bimeze, nimba ushaka ko ngukorera inkuru yawe y'urukundo rwawe ndetse na sheri wawe cyangwa se umugabo wawe cyangwa se umugore wawe, biriya kari akantu iyo ukamutunguje akibona ku kinyamakuru, warabimutunguje utarabimubwiye akabona inkuru iri kubavugaho kuri YouTube, ahita abifata ukundi kuntu, biba birenze. Ni ibintu byiza cyane kandi ni amateka meza cyane. Ubwo rero nyamuneka mutangire hakiri kare, mukomeze kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Bye bye.